Isashimwe Uwiteka aho umugisha buri wese wabonetse wahisemo kuza hano kuri uyu musozi. Uwiteka barebe neza. Tugeze mu mwanya mwiza udasanzwe wo kwiga ijambo ry'Imana, kandi ni ijambo rizana ubugingo, ni ijambo ry'imbaraga, ni ijambo rizana ubutungane ku baryizera, ni ijambo rimeze nk'isoko idudubiza rigeza ku bugingo buhoraho. Ni ijambo waryizeye akarikomeza, nawe amera nk'umunyabwenge wubatse ku rutare, ibyiringiro bye bikaba byubatse ku rutare, ku buryo ibigeragezo, imivu, inzangano, imibabaro, ibintu byose biri ku isi bigaragara nk'ibiteye ubwoba ntabwo bishobora guhungabanya cyangwa kunyeganyeza uwizeye ijambo ry'Imana maze akarikomeza mu mutima we. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo ngaruke ku cyo ejo nabasezeraniye. Niba hari umuntu uzi kamere z'abantu, nanjye mbamo, kandi sinazimenye ari uko nize abandi, namenye kamere z'abantu mpereye ku yanjye, kandi nkabishimira Yesu wabinkoreye. Umuntu uzamenya kamere y'uko iteye azamenya n'iz'abandi atiriwe ajya kure, kubera ko duhuje kamere, duhuje umwanzi aho tuvukira, ni hamwe turahahuje, n'ingeso ni zimwe, burya nta urusha undi ibyaha, ahubwo aho dukurira no hatandukanye. Ibi biteza imbere nibyo bitandukanye, ariko kamere ni zimwe. Ugize amahirwe akamenya iye aba yamenye n'iz'abandi. Ntabwo yirirwa baririza ngo ariko kanaka ateye gute, keretse abajya bibeshya ngo ntibazwi. Ariko Bibiliya n'umwuka w'Imana iyo tubafite baduhishurira n'ibiri mu mitima y'abandi, kandi bahereye no ku yacu bwite. Reka rero nigarukire ku cyo naraye mbasezeraniye nimugoroba. Hari inkuru idasanzwe mpagazeho, ntabwo ari imbarirano, kubera ko nayigizemo uruhare. Narindi i Kigali Nyabugogo, narindi kumwe n'abasore b'inshuti zanjye, twari batatu, abandi umwe yari umusore undi yari umukobwa, ndabazi cyane. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe cyatubayeho, kandi gusa ntabwo mwabamenya, ndabizi. Ni byiza ko ndabibabwira uko nabigennye njya mbivuga. Maze igihe twari kumwe twibereye Nyabugogo, haza umuntu nanone aza tugana, aje guhaha ibintu yari yaringanije bikurikira. Yaje kugura ikositimu, yari yabonye amafaranga rwose, yumva ko mu mafaranga yabonye agomba kubonamo iki? Kositimu yo kwambara. Iyo yari afite yari imaze gusaza. Arangije yari yaje no gushaka matera ya dubure i Kigali. Azi Kigali agira ngo niho bihendutse kurusha hehe? Kurusha mu cyaro. Ikindi kigeretse kw'ibyo, yaraje kugura imyenda y'akazi imeze neza. Maze rero aza yabanje guhamagara umwe muri abo twari kumwe, amubwira ati rero njiyo ngiyo, ndaje mumfashe kugura ibintu bikurikira. Arabitubwira, hanyuma natwe tutini karibu ngwino, nta kibazo turagufasha. Aho biri tugenje gute? Turahazi. Kanze nzabibwirire rero. Abaraje akihagera tuti karibu ngwino tugende. Nyamara Kigali ukuntu abantu bakora, umucuruzi aba afite iduka ririmo ibyo ngibyo, akaba afite abasheretsi, abakira abasheretsi bamushakira abakiriya, bakaba ari nabo babemeza ibiciro, we yigaramiye. Hasigaye bagasigara bakora ibyo bari bukore ngiye kubabwira. Mugabo turamujyanye ahambere mu ikositimu nziza rwose ziranahari. Maze tuti ngaho bazi ibiciro. Abajije zari zikigura makeya, ariko umucuruzi ati ikositimu ni 50. Tuba tumukuye abakutse umutima, aratureba. Turebye tuti rero mucuruzi nta mpamvu zo kumuhenda, kandi ahubwo nitwe tugiye kumuhenda. Nitwe tugiye kumuhenda, umucuruzi cye yakirangije. Tuti ntumuhende rwose, urabizi ni umuntu wacu, iyo bijya gupfa nuko tubigenza. Ni umuntu wacu rwose, hoya ntumuhende. Turamubwira nyiri kugura rero tuti rero zikositimu amakeya ni 35,000, kandi igiciro kirimo n'inyungu cy'umucuruzi zari 27,500.
35 aba ariho tubimwemeza, nawe ntiyazuyaza, ayigura yumva ko aguze neza kuko aguriwe n'iki? Niba ari inshuti ze simbizi, wazi ko ari inshuti ze, ayigura yihuse. Hanyuma igihe turimo tumujyana ahandi kugura n'inkweto ijyanye n'ikositimu, nazo zari ziri mu byo tugura, twagendaga turi babiri, umwe agasigara he inyuma ngo yishyuze arengaho kugira ngo yishyuze agenje ati arengaho hejuru ya 27,500, andi 75 yagombaga. None nkubwire ngo iki? Isi ntago muyizi, narayimenyereka nge mbyivugira, abandi barakina n'icyaha, ubundi bakidoga bakumva nta kibazo, ariko ndashimira Data wo mu ijuru wantabaye. Hanyuma mu nkweto tuhageze, naho inkweto turayimubonera nziza, nayo bamuhagarika 42, hanyuma tumwemeza igiciro cya 25 kandi zari buhagarare 18. Niko zari ziri. Hari n'undi mumotari w'inaha babikoze, ntabyo azi, nawe bamukoze gutyo aritahira. Hanyuma rero nzababwire, twagiye kugura ayacu yari amaze kuboneka, tujya kumugurira matera ya dubure, tumugurira neza, maze tumaze kuyishyura tumva rero mwakoze rwose, iyo ntabagira mba nahenzwe. Arangije atujyana muri etaje ahantu hari restaurant na bare, atujyana yo kutugurira, maze aratubwira ati buri wese afata icyo ashaka. Hejuru y'ibyakozwe agiye no kudutakazaho andi mafaranga y'ikirenga. Reka nzababwire, njyewe umutima wambereye mwiza, uramburanya rwose. Ibyo nafashe byose nabifashe numva ntatuje, numva mfite umutima uri kundega. Kandi cyatumye urubanza ruzamuka mu mutima wanjye ni uburyo yadushimiye, kandi akadushimira ubona aguwe neza, akajya no kudutakazaho andi mafaranga ari twe twamuhendesheje. Maze arangije turamusezerera, turamutegera, tibaye urugendo ruhire, ataha wanezerewe. Ariko reka mbabwire ibyabaje. Ya mafaranga rero uko twakagiye, umwe asigara inyuma yafata, yaje kutubera akabarora, amafaranga nayo turayapfa. Muri seke umunyabyaha yararukeye, babwire ngo iki? Njyewe ndabizi, nimumbona mpagaze nshima Imana, nzi impamvu zabyo. Twarayapfuye, turashwana, undi yagenda ate yitahiye. Abandi batureba muri Nyabugogo dupfa amafaranga, tusakuza no kuri ba bacuruzi. Birangira mvuze ntumva aya mafaranga nta mugisha afite, ndayaretse kandi mwirwaneho. Naratashye garuka iwacu mu cyaro, ariko mu gihe nari ngiye gusenga numva nta mahoro mfite, ndabahamagara bavandimwe, nshuti banjye b'abasore inkumi, ntimva bavandi, jewe nabuze amahoro ku bwa kiriya gikorwa n'uriya buzima, n'iriya mibereho imeze kuriya yo guhemukira abantu batuzije, baje batugana nk'abafite icyizere cy'uko bagiye guhaha neza, ariko tukaba ari twe dufata iya mbere yo kubahendesha. None mbabwire, ubu buzima ntabwo nzongera kubashyigikiramo, kandi namwe niba mudahinduye ngo mwige ubundi buryo bwo kubaho, ntaho bwazabageza. Barangije umwe atari ko waba umupfapfa, tubona twabaho gute? ngo iki? Ngubwo ubona twabaho gute? Niba mukomeje kubaho gutyo, ngewe mbivuyemo, ntabwo tuzasubira. Kandi Imana yo mu ijuru imbabarira ibyo nakoze, ntabyo nzasubiramo. Kandi mbabajwe nuko benshi muri mwe mufite n'inshingano ku itorero, muhora mwambaye ibyapa by'uko muri abadiyakoni n'abadiyakonikazi ku itorero, nyamara mubeshejweho n'umurimo umeze gutya. Ibi byatumye nza kuvumbura ko umurimo w'ubusheretsi benshi bakora wo guhendesha abantu uteye ubwoba, kubera yuko si rimwe si kabiri nigeze njya mu rurangazi dutwara inka y'umuntu. Iyo nka umupfumu yari yaratubwiye yuko nijya mu isoko izagwayo. Izagira itera
mupfumu yari yarabitubwiye. Sibwo wakumva ko umuntu muto nkanjye yaraguza. Maze turayijyana tuko bizamera kose. Maze turayijyana, tuyijyanye yanga kugenda pe, iranga. Turahenda tuyijyana na nyina, tuyigejeje ku isoko, turavuga ngo utugereka wese ayaduha turakirayo twigendere. Twayijyanyeyo turayigurisha, hanyuma tukigurisha, indi tuyikata inkoni, turiruka amasigamana ngo ya indi itaza kugwa mu isoko bakadukurikirana. Inzira twanyuzemo siyo twanyuze. Maze iyo dushoreye ngo turimo turiruka duhunga, iragenda irarigita igwa mu cyondo, iteberamo yanga kugwamo. Tuti ngaho mba ko twiruka. Nakundi abanyabyaha bararushye, mbega umuruho, mbega kaga, ngo turimo turahunga. Nyamara ibyo ngibyo benshi babayeho gutyo, benshi bariho gutyo, icyaha cyarabaryoheye, babayeho bateka imitwe, batekinika ibibi bo badashaka ko byababaho, bakabishyira abandi. Umuntu akaba afite itungo rirwaye ngo ritazamuhombera, akarishyira akajyana ku isoko ngo abandi nabo barigure rizabahombere. Ngubwo ubuzima icyaha cyatuzaniye, ubuzima bw'ubugome gusa. Maze watubona tugenda mu nzira, twambaye imyenda myiza, twatashye ibirori, turimo turafana imipira n'ibindi, yareba akagira ngo turi abantu bazima, ariko ibitekerezo byaranduye, birimo kanseri y'icyaha. Benshi nuko babayeho, kandi bene abo kubabwira ngo bakwihana bumva ibyo bitabareba, byo kwihana ntibibareba, bumva ko nta kundi babaho. Shitani abageza ku rwego bumva ko baretse uwo mwuga hari bagenza gute, bapfa, bakiyemeza kubaho gutyo. Ndashima Data wo mu ijuru wamishuriye imiterere ya za kamere zimeze uko, kandi akampa kubyicuza no kubyihana. Kandi uwo niwo naje kubabwira ko uyu musozi urimo uhamagara abana be ngo abarure mu buzima nk'ubwo. Turi mu gihe cy'urubanza, buri wese azabazwa imigirire ye, bya bindi ahisha abantu, bya bindi abantu batazi. Imana irabizi, n'umutima nama buri wese urabizi. Nyamara iyo niyo Mana ikizihindura, kandi iguhinduriye ukayemerera, iguha n'uburyo bwo kubaho, kandi ukabaho utari umuhemu. Haleluya. Ukabaho utari umuhemu, n'icyizere cyo kubaho kikiyongera ku buryo umenya yuko niyo ntacyo ufite, kubaho byakomeza, ugatungisha na benshi. Rero iyo nkuru ntabwo nari bubure kuyibabwira ngo ngerekeho niyo, n'ejo nzavugaho indi. Ntabwo rega Imana mbabwira ariyo nabonye, simbarirano cyangwa se iyo nabwiwe, niyo nabonye. Kwiza ikiganza cyo kwizera kikayikoraho, iyo niyo nanjye ngiye kubabwira, kandi niyo nzahora mbabwira. Benshi babayeho gutyo, nivugiye mu busheretsi bw'inka n'imyenda. Benshi babayeho bakica isoko ry'abandi, ngo kuva atanyemereye ko ari njye uyigurisha, ndayicira isoko itahe gutyo. Kandi yarangiza akazajya gusenga mu idini iyo ari yo yose yaba asengeramo, ngo arasenga Imana ya hehe simbizi. Nicyo gituma birivuga ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira kuki, kuwiteka. Nguko uko benshi babayeho mu buriganya butandukanye. Simvuze mu bucuruzi, nzabivuga ejo, nzajya mpora mbabwira. Hari igihe uzamara igihe usengera mu madini, usengera he, ukabona abantu baguca imbere, nta n'umwe wakubwira aho Imana yamuvanye, gusa kagira ngo bahora ari intungane. Ngewe hoya, ntabwo ubutungane nabuvukanye. Uyu munsi ndi mu ntambara nziza yo kwizera, yo kugera ku rugero rwa Yesu rw'ubutungane, kandi nzi ko azarungezaho. Uyu mugoroba rero dufite ikigwa cy'ingenzi ngiye kubabwira. Umugambi wa Yesu, kimwe mu bintu bikomeye byazanye Yesu n'umurimo we, ngiye kubabwira. Yesu yaje mu isi gushaka no gukiza icyagenje gute,
icyazimiye. Na n'uyu munsi Yesu ari mu isi kubw'uwo murimo, kandi ikindi cyamuzanye yaje kwimika ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana buraha ku isi, burahakorera rwose. Ni ubwami bufite ibirango, ni ubwami bufite indirimbo zibwubahiriza, ni ubwami bufite kashe, ni ubwami bufite ibendera. Nibyo nzababwira mu byigisho bizakomeza, kugira ngo mumenye yuko ntabwo uyu munsi duhagaze tuvuga aya magambo ahari ubwoba cyangwa hari icyo twikanga. Tuzi ko ubwami bw'Imana bukorera aha ku isi, kandi buharira ubwami bw'imbaraga. Icyakora buracyari ubwami bwiyoroheje. Yesu naza niho abantu bazabona icyubahiro cy'ingoma y'iki, bazabona icyubahiro cy'ingoma y'Imana. Buracyari ubwami bwiyoroheje, nyamara muzamenya ko buhari. Ikindi, Yesu yaje mu isi guhishurira abanyabyaha imico y'Imana y'urukundo, ubutabera, imbaraga, ugukiranuka. Ibyo byose nibyo tuzabona bigize Bibiliya, ijambo ry'Imana. Kandi ntabwo ari icyo gusa, Yesu yaje muri uyu mubumbe wacu, aza kuvukira muri twe ngo acireho iteka ikibi, acireho iteka umwanzi, acireho iteka abadayimoni, acireho iteka irari ry'uburyo bwinshi, acireho iteka urupfu, acireho iteka umubabaro w'uburyo bwinshi. Niyo mpamvu benshi bari muri ubu buzima batazi ubwiru buhishe mu butumwa bwiza n'imbaraga zihishe mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi kimwe muri icyo Yesu yaje kugikora, kandi nzababwira ibyo kuzuka kwe, umurimo w'ubutambyi akora uyu munsi n'uburyo azagaruka. Kandi iyo mirimo ni imirimo y'ingenzi. Cyakora nk'uyu mugoroba tugiye kuganira gato ku magambo avuga ngo Yesu yaje gushaka no gukiza icyagenje gute, icyazimiye. Cyazimiriye hehe? Nimvuga ibi, ntabwo ari benshi bazi ko bazimiye rwose, ndabibabwiza ukuri. Ntabwo ari benshi babizi. Abazi ko bazimiye, iyo babimenye imibereho yabo irahinduka. Ariko abandi ntabwo kubwo kutamenya ko bazimiye, imibereho yabo ikomeza kuba iyo ngiyo. Nyamara iyo umuntu agize umugisha, umugisha wo kumenya ko yazimiye no gukira kwe biba biri hafi kuza, kandi abagiye kongera kuboneka. Niyo mpamvu ikigwa cy'uyu mugoroba kitubwira ngo Yesu yaje gushaka no gukiza icyagenje gute, icyazimiye. Ndetse muri iki cyigisho muraza kwirebera ko abantu bamwe babayeho batazi umugambi wa Yesu, batazi impamvu amavuna nk'ayabaho, batazi impamvu Bibiliya ihora ibumburiwe isi, ihora ihamagarira abantu kuza ngo batege amatwi. Ndetse hari na bamwe babifata ukundi, bakagira ngo ahari hari abantu runaka bagenewe iby'agakiza cyangwa ubutumwa bwiza. Ngewe rero tugiye kujyana mu kigwa kivuga ngo Yesu yaje gushaka no gukiza icyagenje gute, cyazimiye. Mu rwandiko intumwa Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 15. Abajya bihuta cyangwa bafite amakaramu bandike. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, yamwandikiye mu gice cya mbere umurongo wa 15. Aya magambo akurikira, aramubwira ati: iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose. Jambo ni iryo kugenza gute? Ni iryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni jyewe imbere. Yazanywe mu isi no gukiza abaki? Abanyabyaha. Uyu niwo murongo tugiye kugenderamo kugira ngo mbisobanure neza, mumenye umurimo wa Yesu. Babandi babaye inkewe, babandi barimo bakozwa hirya no hino n'icyaha, babandi barimo bakozwa hirya no hino n'uburwayi, babandi barimo bakozwa hirya no hino no gucirwaho iteka n'abakomeye cyangwa imiryango, cyangwa no kumva nabo ubwabo biciraho iteka. Abo ngabo nibo Yesu yaje gushaka no gukiza. Niyo mpamvu Bibiliya Pawulo yabyandikiye Timoteyo, aramubwira ati bikwiye kwemerwa rwose, Kristo yaje mu isi gukiza abaki. Ariko arangije ubwo aravuga ati mu banyabyaha ni jye wa hehe? Ni jye w'imbere. Uyu wari umugisha Pawulo afite, wari umugisha afite wo kumenya ko burya mu banyabyaha ari uwa hehe? Ari uw'imbere. Nyamara ibi yabivugaga nyuma yuko avuga ati nari umufarisayo mu bafarisayo.
yiyita intungane, yumva ko nta cyaha agira, arwanya ab'inzira ya Yesu, kandi yitwa ko ari umunyedini ukomeye cyane. Ariko biza guhinduka, buri wese niyemerera imbaraga y'Imana kumugenderera, ntabwo azabura kumenya ko mu banyabyaha nawe ari uwahehe, ari uw'imbere. Buri wese nzi yuko igihe cyose imbaraga y'Imana izamugenderera akayizera ngo ikorere muri we, azimenyera ko mu banyabyaha ari uwahehe, ari uw'imbere. Umwuka wo guca iteka, umwuka wo kwirirwa arebera ku bandi uzahagarara, asigara amenya yuko ari we uhagaze imbere y'Imana wenyine, agomba kwibariza ibyo yagenje gute. Ntabwo ibyo kwita ngo abangaba ngo ni abanyabyaha, ngo ni abarozi, ngo ni abagome, ibyo ntabyo azitaho. Abantu benshi batinya abarozi, ngewe abo sinkibatinya kuko namenye umurozi mubi wari we. Byo kubwira abantu bikanga ngo runaka ni umurozi, yaba buri wese yajyaga amenya uburyo ki ubugome bwose busa n'icyaha cy'uburozi, ntiyazongera, yazarwana intambara ye bwite, iz'abandi yazireka. Nta n'uwo yazongera kwikorera mu mutwe, intambara igihumbi muri we zarangira. Abantu benshi babaho batinya ngo abarozi. Ubugome Bibiliya irambwira ngo ubugome bwose busa n'icyaha cy'iki cy'uburozi. Ntaho umurozi n'umusinzi n'umusambanyi n'amubeshi ntaho batandukaniye. N'uwishyira hejuru mudakurwa ku ijambo nawe agereranywa n'usenga ibishushanyo na terafimu. Hari abantu babaho ari ba mudakurwa ku ijambo, batemera guca bugufi, inarijye zarakuze zenda gusumba ijuru n'isi. Abo bahwanye n'abasenga ibishushanyo n'abaramye ibigirwamana, kuba ari mudakurwa ku ijambo ryonyine. Hanyuma reka nikomereze, isi ifite abantu benshi ba mudakurwa ku ijambo, bitwaza ibyo bari byo, akumva ibyo avuze n'ibyo nyine ntibihinduka. Abo baragatoye, bafite bari kure cyane. Niyo mpamvu mbibabwire, kugira ngo umuntu azamenye ko ari umunyabyaha, ntabwo bisaba imbaraga z'umuryango, ntibinasaba imbaraga za leta, bisaba imbaraga ndenga kamere z'Imana. Nibyo byonyine bimenyesha umuntu ko ari umuki, ko ari umunyabyaha, akabyemera. Imbaraga z'Imana zitabonetse, ntabwo inkoni, ntabwo umunyururu ushobora kwemeza umuntu ko ari umuki, ari umunyabyaha. Niyo mpamvu kamere zacu uhereye ku ya Yakobo, Bibiliya iratubwira ngo narinzi ko ijosi ryawe ari umutsi ukomeye, enzi kudakurwa ku ijambo, kandi ko ijambo ryawe ari umutsi ukomeye nk'icyuma. Benshi bafite ibitekerezo bikomeye nk'icyuma cy'umuringa, kubera kutava ku izima, guhora barwana n'ijambo ry'Imana, baburana naryo, ntibemere guca bugufi ngo biyoroshye. Niyo mpamvu hakenewe imbaraga y'Umwuka Wera, imbaraga y'ijambo ry'Imana gusa nibasha kwemeza umuntu ko ari umuki, ari umunyabyaha. Naho ubundi ubwe ntashobora kubyibwira ngo abimenye. Mutima w'umuntu urusha ibintu byose kugenza gute? Gushukana. Imana yonyine mu ijambo ryayo n'Umwuka Wera nibo bashobora kurondora uyu mutima wa kamere w'umunyabyaha. Imana rero izakoresha ijambo ryayo, ikoresha Umwuka Wera kugira ngo ize gutangaza ibihishwe imuhengereho umutima ha buri wese, kugira ngo ijambo ry'Imana rize gutangaza umucyo ahacuza umwijima mu bitekerezo bya muntu. Imana ikoresha ijambo ryayo, imbaraga z'ijambo ry'Imana nizo zonyine zishobora kwemeza umuntu ko ari iki, ko ari umunyabyaha. Niyo mpamvu abantu nibaticisha bugufi ngo bamere nk'uko Dawidi yabikoze, bafata igihe cyo kuvuga ngo Mana ndondora umenye ko muri njye harimo inzira y'ikibi, nta muntu uzigera amenya ko ari umunyabyaha igihe cyose ubwe atemeye guca bugufi ngo yihererane n'Imana imufashe kugira uwo mugisha wo kwisobanukirwa. Kwisobanukirwa ni umugisha udasanzwe utangwa n'Imana, ni umugisha uva mu ijuru, ni umwe mu migisha myinshi tujya dusaba, ariko si benshi basaba bene uwo mugisha ngo bisobanukirwe bamenye imiterere yabo. Ntabwo ari benshi bawusaba. Migisha benshi basaba niyo kugira amamodoka, ni imigisha yo kuramuka ari ibiziramuze gusa ngo bakore ingendo aho bashaka hose, ariko umugisha wo kwisobanukirwa no kwimenya
ni igitangaza cy'Imana, ni umugisha udasanzwe. Niyo mpamvu si benshi bajya bakunda kuwusaba, ariko ababimenye bagiye bafata igihe cyo kuvuga ngo Mana ndondora, gerageza umutima wanjye urebe ko hari inzira y'ikibi igenje gute iwurimo. Bisaba imbaraga z'Imana kumenya ko umuntu ari umunyabyaha. Nibyo byabaye kuri Pawulo ubwo yajyaga i Damasiko ajya kurenganya abandi yibwira ko wari intungane, maze umucyo mvajuru umugeraho. Ariko wari uturutse ku buhamya budasanzwe bwaturutse mu rupfu rwa Stefano, ubwo yabonaga umuntu w'Imana apfana ubutwari. Uwo mucyo yarawitegereje winjira mu mutima we, ariko ni nawe wakomeje no kumugendaho no mu nzira ijya i Damasiko, maze ibyanditswe byera biramutungura. Bibiliya ari we Yesu Kristo aramubonekera. Benshi muri iyi minsi batega amatwi ijambo ry'Imana maze baryizera, umucyo mbajuru ugataha mu bugingo bwabo, maze ahari hahoze umunezero w'icyaha havuka urugamba, maze umuntu agahindukira agatekereza bushya ibyo agiye gukora. Niyo mpamvu Yesu yaje mu isi gushaka no gukiza icyagenje gute. Uwazimiye niwo Yesu yaje gushaka. N'uyu munsi arazenguruka arohereza abana be ku misozi, aje gushaka abana be bari ahantu bazimiriye henshi hadasanzwe. Niyo mpamvu kandi Yesu yaje no muri Palestina arahazenguruka, maze igihe yacaga kuri Lewi Matayo aramuhamagara ati nkurikira, anyura muri Yeriko. Maze igihe yahageraga umukoresha w'ikoro Zakayo yari yuriye igiti cy'umuvumu ngo yirebere Yesu, ariko Yesu yari abizi. Amugeze iruhande aravuga ati umva rero Zakayo, ururuka, uyu munsi ndashaka kurara hehe? Umunsi ndarara iwawe. Maze Zakayo amanuka anezerewe. Ariko benshi mu bantu bangaga abasoresha n'abakoresha b'ikoro nka Zakayo, abanyedini benshi bari baragiye babihora Yesu yuko ngo ari inshuti y'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, maze baratangira bati dorere ngaho nawe mwajya mwamubona, dorere agiye gucumbika ku muki, ku munyabyaha. Bazi ko yazanywe nande? Yaje gushaka abanyabyaha. Maze Yesu aravuga muri Luka 19 umurongo wa 10, aravuga ati kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyagenje gute, cyari cyazimiye. Luka 19 umurongo wa 10 hari ayo magambo Yesu yashubije abari aho ababwira ati kandi umwana w'umuntu yaje gushaka no gukiza icyagenje gute, icyazimiye. Zakayo yari yarazimiye, nyamara nawe ubwe ntiyajyaga amenya ko yazimiye. Hari n'abandi bari aho bavuga ngo Yesu agiye gucumbika ku munyabyaha, abo bari bazimiye kuruta Zakayo. Niyo mpamvu mu murimo wa Yesu awutangira, igihe yatangiraga umurimo we, igihe bamuhaga igitabo ngo akibumbure ari mu rusengero, yarabumbuye maze ahinguka ku magambo yanditswe n'umuhanuzi Izayi maze cyangwa Yesaya mu gice cya 61 umurongo wa 1 kugeza uwa 2. Ngiye kubabwira ariko n'uwa 3 ndawushyiraho kuko nawo ni ingenzi. Arandika ati umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta. Uwiteka yarantoranije, yansize amavuta nk'ikimenyetso cyo gutoranywa, ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Haleluya. Mbwiriza baki? Abagwaneza iki? Ubutumwa bwiza. Kubera iki abagwaneza nabo bakeneye ubutumwa bwiza? Kandi muri Matayo havuga ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazaragwikira, aribo bazaragwa isi. Kuki nabo bafite ubutumwa bwiza? Abagwaneza nabo barabwirwa ngo umukiranutsi wanjye niyiringira gukiranuka kwe, yarangiza agasubira inyuma, sinzagenza gute? Sinzamwishimira. Iyo magambo niko atubwira. Niyo mpamvu abagwaneza bakwiye kubwirwa mu butumwa bwiza bubararikira kudasubira inyuma, bubararikira gukomeza kujya mbere. Maze kandi Yesu aravuga ati umwuka w'Umwami Imana yantumye kuvura abafite imvune hehera, abafite imvune mu mutima, ndetse no kumenyesha imbohe ko zibohowe,
no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Haleluya. Yesu yaje kumenyesha abagwa, kubwira abagwe neza ubutumwa bwiza, no kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zigenza gute, ko zibohowe, ndetse no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi ati no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoramo inzigo, no guhoza abarira bangana iki, abarira bose. Yesu yaje kubohora imbohe ziboheye mu byaha, ziboshywe n'umubabaro. Yesu nicyo cyamuzanye kugira ngo buri wese aho akingiraniwe n'imbaraga z'umwijima abashe kumenyeshwa ko binyuze mu kwizera abasha kubohoka, ibyo bihanda byamwigaruriye bikavaho, akaba umwana w'Imana ufite ibyiringiro kandi witegura kuba umugeni wa Yesu uzataha mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu ntabura kubibabwira, inshuro nyinshi ntabwo abantu bigeze bamenya ko Yesu yazanywe no gushaka abantu bafite ibibazo mu mitima yabo, abantu bafite ibibazo by'uburwayi bw'icyaha. Niba hari umutwaro ukomeye abantu bafite kandi umutwaro uremereye isi yacu, ni umutwaro w'icyaha, ntabwo ari indi mitwaro. Icyaha gituma umuntu aba impunzi mu gihugu yavukiyemo no ku mudugudu yari atuyemo, akaba impunzi akabebera, akajya aca ku bantu yubitse umutwe. Kubera iki? Kubera icyaha. Icyaha cyambura umuntu ijambo, aho abandi bari bavuga banezerewe kikamuziba akanwa, ntabashe kugira ijambo mu bandi. Kubera icyaha. Kubera icyaha. Icyaha niwo mutwaro ukomeye, gitigisa buri wese kikamuhindisha umushyitsi, ntamvuge kikamwima ijambo, agahora abebera yihisha. Niyo mpamvu Yesu yaje kudutabara. Hari amagambo y'ingenzi ngiye kubabwira muri Mariko igice cya 2. Mariko igice cyaho cya 2, ngira ngo hari amagambo ngira ngo basomera hari, kandi ntayasomye nabandushijeho kwirengagiza impamvu nazanye kicigwa kivuga ngo Yesu yaje gushaka no gukiza cyagenje gute, icyazimiye. Hari amagambo atubwira ngo Yesu ahamagara Lewi umukoresha w'iki, w'ikoro, avayo, yongera kunyura, avayo, ava hehe? I Kaperinaumu, aho yakirije ikirema gihetswe n'abane, niho yari avuye. Avayo, yongera kunyura iruhande rw'inyanja, abantu bose baza aho ari, arabigisha. Nuko akigenda abona Lewi mwene Rufayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati nkurikira. Haleluya. Genza gute? Nkurikira. Maze yarangije arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo mubafungura, abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be, kuko abajyanaga nawe bari benshi. Abanditsi bo mu bafarisayo, abanyedini bakaze, bazi ko bashyizweho amategeko, bazi ko bahagarariye ibintu byinshi, kandi batazi ko bamwe banazimiye. Maze bameze nk'uko Etienne nawe yarari, babonye asangira n'abanyabyaha. Ngo babonye asangira n'iki? Mbese Yesu ni inshuti y'abanyabyaha? Yego, nubwo atakora icyaha ngo yigane imigirire yabo, ariko Yesu akunda abanyabyaha kandi ashaka kubavana habi. Maze babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati mbega asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Baratangara. Yesu abyumvise arababwira ati abazima sibo bifuza iki? Abazima sibo bifuza iki? Umuvuzi, keretse abaki? Abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abarwayi, sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Haleluya. Ngo Yesu yazanywe no guhamagara abaki? Abanyabyaha. Ngiye kubabwira ko iri somo ni rimwe mu masomo adasanzwe, ajya ansubizamo imbaraga, ankomeza. Muzabona abantu benshi bafashwe n'ubwaka n'umwuka w'ubwibone, bamara kumva hari akantu ngo kabarasiye, bati nimuve muri Babuloni, bakagira ngo kuva muri Babuloni ni ukuva mu bantu. Barangiza bati herandi mu banyabyaha ntitwaterana nabo, abo muzabareke bagende. Bari hirya y'ubutumwa bwiza, ntibazi umugambi wa Yesu.
abanyabyaha ntabwo wazabaronka utabashatseho ubucuti ngo bakwisanzureho, ngo kandi unabereke impuhwe n'imbabazi. Bagutinyuka gute? Mwahurira heza. Yesu we yaje mu isi aje kwireherezaho abanyabyaha. Nyamara hari benshi muzabona bitwa ngo ni ababwiriza butumwa, bitwa ngo bazi Imana, nyamara bahora baciraho abandi iteka ngo bariya ni abanyabyaha, ngo bariya ngo bari muri Babuloni, nayo batazi yariyo, nayo batazi yariyo. Umwuka nk'uwo wigeze umfata, shaka kuva muri korari, shaka kuva mu itorero, ibirenge bimwe biranagenda ariko kimwe kirasigara. Maze Yesu arangenderera, yo gahabwa ikuzo ibihe byose kandi aragahora asingizwa. Arangenderera ku manywa y'ihangu, araza intekerezo zanjye arazitumbagiza, arazitwara, amiyerekwa rya ku manywa y'ihangu. Nari mpagaze njyenyine, aranzamura. Ariko ibyo nzabivuga ejo. Nabizi naba ninjiye mu kindi kigwa. Aramfasha ngo anyumvishe neza yuko natwe hano mu isi nta hantu hazima. Babandi bakubwira ngo bavuye ngo mu bari Babuloni, ngo bavuye mu banyabyaha ntibazongera guterana nabo, uzabihorere. Mu isi nta hantu na hamwe hazima hari ho guhungira abantu, ntahari. Cyo batazi nuko naho bateranira kamere nk'iz'abanyabyaha zihari nyinshi, inarige zihari ziteye ubwoba. Ejo nzagikomozaho nakizi, nzabizirikana kandi mbyibuke. Benshi Yesu arababwira ati, abyumvise arababwira ati, abazima sibo bifuza iki? Umuvuzi keretse abaki? Abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abaki? Abanyabyaha nibo Yesu ashaka, kandi ntabwo abashaka gusa, ashaka kubakiza icyaha n'igisa nacyo, ashaka kubatunganya, ashaka kuduhindura abageni be, kugira ngo ibyaha byacu naho byatukura tukutuku abyeze bise na sheregi. Haleluya. Mbese Yesu ni inshuti y'abanyabyaha? Yesu ni inshuti y'abanyabyaha. Ndagira ngo nsome nicyo cyatumye igihe marayika Gaburiyeli yabonekeraga Yosefu mu nzozi, wari urimo ushaka kubenga Mariya rwihishwa, yaramubwiye atumva, Mariya azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu b'ibyaha byabandera ibyaha byabo. Uzamwite Yesu, ni uzakiza abantu ibyaha byabo. Maze igihe Yesu yagenderaga umuhanuzi Yeremiya, arangije aramubwira ati, Yeremiya we, dore ngiye gutumira abarobyi benshi, niko Uwiteka avuga. Ngiye gutumira abakira abarobyi benshi. Kandi ibi ni nabyo byabwiwe Petero igihe Yesu yamuhamagaraga ati, Petero nkurikira, nzakugira umurobyi w'iki? Rw'abantu. Nibyo byabwiwe na Yeremiya. Rero Yeremiya 16:16 ngo, dore ngiye gutumira abarobyi benshi, niko Uwiteka avuga, nabo bazabaroba. Hanyuma y'ibyo nzatumira abahigi benshi, bazabahiga ku musozi wose no ku gasozi kose no ku masenga yo mu bitare. Aho hose bazaza kuhashakira abakira abanyabyaha. Rega mbabwire, abanyabyaha ni imari ikomeye kuri Yesu, ni ibuye ry'agaciro atareka, kuko azi ko muri bo gusimbaza Imana bizavuka nibizera. Bazasingiza Imana y'abarokoye, ikabavana mu buriganya bw'umwanzi, ikabavana mu mayeri ya cya kiyoka kiyobya abantu benshi. Niyo mpamvu Yesu uyu munsi muri uyu mugoroba avuga ngo, dore mpagaze ku rugi ndagenza gute? Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye akagenza gute? Agakingura, nzinjiriwe tugenze gute? Nzinjiriwe dusangire. Ntabwo Yesu ashaka yuko abantu bakomeza kumwima karibu mu mitima yabo no mu bitekerezo no mu ngo iwabo. Yesu arashaka gusangira na buri wese, nk'uko yishimiye gusangira n'abakoresha b'ikoro ndetse n'abanyabyaha bandi barimo n'abamaraya. Yesu ati, umuntu naramuka yumvise ijwi ryanjye rikomanga, agaca bugufi ngo akingure ibitekerezo bye, nzinjire tugenze gute? Dusangire. Nshuti zanjye, ni kubera iki uyu munsi Imana iduhamagara?
ni kubera iki Imana idushaka ngo idukize? Nuko turi ibiremwa byayo, kandi ikindi nuko idukunda. Imana ishaka kudukiza imvune zo mu mitima, guhangayikira ahazaza Yesu ashaka kubidukiza. Ubwoba bwo gupfa Yesu ashaka kubudukiza. Gupfakara Yesu ashaka kubidukiza, akatwumvisha ko turi kumwe nawe, azirengera ingaruka z'icyaha no gutandukana kwabonetse. Yesu agahinduka umugabo. Gupfusha Yesu ashaka kutubera inkomezi n'ihumure muri ibyo byose. Ibi byose biboshya abantu. Hari abantu benshi Yesu ashaka kubohora ku byaha by'ubusinzi, ubusambanyi, ndabizi, irari ry'uburyo bwinshi, ubujura, ubwibone, amagambo aryana mabi. Yesu ashaka kutubohora mu bukene, imyenda, abadayimoni n'imyuka mibi, imyemerere itari y'ukuri y'ibinyoma. Yesu arashaka kutubohora, kandi ikibazo nuko benshi batinya kumwiyegurira kubera gutinya Satani. Benshi bagira ubwoba bwo kwiyegurira Yesu. Nyamara Yesu iyo yaje aravuga ngo injira uzarindwa rwose. Haleluya. Injira uzagenza gute? Uzarindwa rwose. Yesu ashaka gukiza buri wese. Mbese mu uyu mugoroba ndagira ngo nsome aya magambo y'ingenzi aboneka mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, paje 61. Iravuga ngo niyo umuntu umwe gusa aza kuba ari we wemera ubutumwa bwiza, kubw'uwo muntu umwe Kristo aba yaremeye kugira imibereho yuzuye umuruho no gupfa urupfu rukojeje isoni. Kubw'abantu bangahe? Umwe wenyine. Yesu aba yarabikoze. Kandi nanone baratubwira ngo paje 74 ya Rengera Ubuzima, ibihe byose Uwiteka ahora yifuza gukangura abantu ngo bamenye ko Imana ibakunda urukundo rwa kivandimwe. Ndetse hirya y'ibyo Imana ibona mu muntu agaciro katagira uko kagereranywa. Kubera icyubahiro cy'umusaraba dukwiriye kwitegereza agaciro Imana ihaye ikiremwa muntu. Kandi tubigenjeje dutyo twasanga ko abantu nubwo basigingiye batanzweho byinshi ku buryo badakwiriye gusuzugurwa. Kandi mu mugani Yesu yaciyeho igiceri cyatakaye, nubwo cyari mu bishingwe, cyari kikiri igiceri cy'ifeza. Cyari kikiri igiceri cy'iki? Cy'ifeza, nubwo cyari mu bishingwe. Kandi bityo umuntu wese afite agaciro ku Mana. Nk'uko igiceri cyari kikiriho ishusho y'umutegetsi, niko n'igihe umuntu yaremwaga yari afite ishusho y'Imana. Nubwo ubu ngubu yasibanganijwe n'icyaha, iyo shusho iracyari ku muntu. Haleluya. Iyo shusho iracyari hehe? Iracyari ku muntu. Mbese mw'uyu mugoroba nshuti zanjye, Yesu ni inshuti y'abanyabyaha? Yego. Kandi nta muntu uzataha mu ijuru nshuti zanjye atari umuhamya w'agakiza yahawe binyuze mu kwizera Yesu. Erega ntabwo agakiza, ntabwo umuntu azajya mu ijuru atabizi ko yakijijwe, yacunguwe akavanwa mu bubata. Nta muntu n'umwe rwose uzaryinjiramo atabizi. Kandi ububata burahari buziritse abantu. Mbese uyu mugoroba wazana imvune zawe, dore Yesu ateze ibiganza. Kandi zanira Yesu ibikurushya byawe, ndetse arabyifuza yuko uyu munsi akuruhura. Yasezeranye kuzabikwikorerera. Niyo mpamvu avuga ati mwese abagenje gute? Abarushye n'abaremerewe muze munsange. Nagenza gute? Ndabaruhura. Isi ifite abantu benshi bafite umuruho, bazanirwa n'ingaruka z'icyaha, bazanirwa n'amahitamo yabo, kuko bijyana batari kumwe n'umwungeri mwiza, bijyana batari kumwe na Yesu ushaka kubunganira ngo abahe ubwenge buzabashoboza kuba muri iyi si. Egera Imana nayo izakwegera nk'uko ibivuga. Yaravuze ngo mwegera Imana nayo izagenza gute? Zabegera. Garuka wikomeze gutera Imana umugongo. Oya, Imana irashaka kukwegera nawe yigarukire, kandi uyizanire ibikuremereye byose. Mbese uhereye ubu wahitamo kumwiyegurira ngo akubohore mu ngoyi z'umwanzi. Kandi maramaza kuba uwaye uyu munsi. Ntihata, ahubwo ishaka ubushake bwawe. Niba ari icyifuzo cyawe, emerera Yesu atahe mu mutima wawe. Reka imitima ibiri no gushidikanya, kuko umwami atanezererwa b'imitima ingahe? Ab'imitima ibiri. Maramaza kumwiyegurira. Reka kwiringira ubwawe, reka kwishingikiriza ku icyo ari cyo cyose
cyaba ubwenge, cyaba ubutunzi, cyaba icyubahiro, ibyo reka kubyishingikirizaho kubera ko iminsi dusohoyemo ibyo izabirambika hasi, umuntu asigare nta kintu na kimwe kimukomeje. Kingura umutima wawe maze umwemerere, musangire atahe mu bugingo bwawe. Mbese mw'uyu mugoroba bangahe bavuga bati mwami ukunda abanyabyaha, kandi natwe urwo rukundo wadukunze turifuza yuko rwahindura ubuzima bwacu. Nshuti zanjye, munyemere mbabwire ngo muzanyuma mvuga Yesu arankunda kuruta uko abantu babyumva. Nanjye njya nshaka gufatanya na Epimake mu ndirimbo ajya avuga, aririmba ivuga ngo anyitaho aramfasha, niyo mpamvu muririmba ngira nti byiringiro byanjye ni Yesu wo, ibyishimo byanjye ni Yesu wo, ntacyo nifuza ngo nkibure, iyo mutabaje aranyumva. Haleluya! Iyo mutabaje agenza gute? Aranyumva. Mbese nawe ushaka kugira ibyiringiro bikomeye bikugenga mu uyu mugoroba, nk'uko umuririmbyi umwe yabivuze, aravuga ati yaransayuye yankuyemo. Haleluya! Kandi yongera kuririmba ati niyo nyobye ntamushavuza, ntareka kunkunda nubwo ntakwiriye. Undi amaze kubisobanukirwa aririmba amagambo avuga ngo n'ibirindi cyanira ikamenya n'igishwi, sinshidikanya rwose nanjye ihora inyitayeho, izanyigisha kwitonda, imbabarira amafuti, ndiyoroheje rwose nanjye ihora inyitayeho. N'ibirindi cyane rikamenya n'igiki n'igishwi, ntabwo rwose nshidikanya ko nanjye inyitaho, izanyigisha kwitonda. Haleluya! Imbabarira amaki, imbabarira amafuti. Mbese washimishwa no kumva ukuntu imbabazi z'Imana zizana imbaraga n'umunezero mu buzima bw'umuntu. Imitsi yari yaramugaye, ibitekerezo byari byarasigingiye, maze bikongera kuba bizima bigakanguka. Uyu mugoroba Yesu arakurarika. Bangahe bavuga bati mwami dushaka kuba mu rukundo rwawe, dushaka kuba mu mbaraga zawe, dushaka kuba bawe no mu uyu munsi, kandi turakwinginze ngo uduhe ububyutse n'ivugurura, utuvane mu ntege nkeya, udukize gusubira inyuma nk'uko wabisezeranye. Bande babivuga mu uyu mugoroba ngo bageje urumaze dufatanye kugana ku musozo dusenga.